mu 1987 nashatse kwinjira mu gisirikare twitegura kuzatera mu Rwanda, ariko kubera ukuntu nari narakuze ngira koba ntinya urushinge, nabyibarijeho ndavuga nti hari ibintu byo gupfa, noneho ntangira gutekereza ahantu bashobora kuzandasa. Umutima urambwira ese buriya bashobora kukurasa mu mutwe, nshingaho urwara ngo numve mu mutwe harababaza, arese bakurasa hehe, reka ntekereza ahandi. Bashobora kundasa igufwa, nzana akabuye nkomanga ku igufwa ryo kuguru, mbyumvira mu bwonko birababaza. Noneho uratekereza barashe kuko hono barasa batababarira, iri buye ryo ndibabarira, nkoma ku igufwa ry'ukuboko, noneho numva reka ibintu umva ndabitinya. Ndavuga noneho reka ngerageze ahandi hantu numve, kuko ububabare buratandukanye. Bashobora kundasa amabya, nabyo birashoboka, n'ikize kidashoboka amabya. Noheza y'udutoki njye utwara kwibya, noneho barangije, oya sha ibya numva rirababaza. Ndavuga nti ntaho nzajya, ngira koba. Ndavuga ni naba niyo njya kuba ndi agakobwa ngo nzajye nenda agakobwa, kuko ko ntaryo kaba gafite. Umutima uravuga se ahuko ngiye guseba nkora iki? Ndagenda nshakisha umuntu wari umusirikare w'inshuti yanjye, ndamubaza, ndamubwira ngewe ndashaka kujya ku rugamba, ndashaka umusirikare, ariko ndatinya ko bazandasa amabya. Nicyo kintu kinebwo. Yaraturitse araseka arigaragura, ese kuseka ati bazakurasa ati bazakurasa amabya. Bazarasa amabya ni kubera iki? Ati abasirikare ba Habyarimana barasa amabya. Ati ntabwo urumva abo bita ba BEM bajya kwiga mu Bubiligi, ukumva ngo BEM colonel, BEM major, ati barya bigiye kurasa amabya, niyo mpamvu babita kuriya. Yababa we ndahise nirukanka ndagenda njya kwiyandukuza, ni munyandukure nzajyayo ubutaha, iyi nshuro ndashaka kubanza nkarangiza amashuri. N'ubundi nari nsanzwe ntinya urushinge, none haje n'ibyo bintu byo kundasa n'amabya. Nahise ngenda ndiyandukuza